yewe zagara se ni iki asebame ntago uzi iby'ubu ngubu ariko abana b'iki gihe noneho ese bihagaze bite umaze kureshya naso usigaye yumva mungana ariko nibagiwe kukubwira ko uyu munsi baza kundepurasa mu rugo kubera ko imodoka yanjye ifite ikibazo. Tujya twikorera akazi nyine biriya bisanzwe byaba bosi urumva n'ubundi ntabwo twabyita ariko nyine nawe ubonye ko harimo akantu si wibonye kariya ntabwo ari akantu gusa. Cadette twahageze rero iwawe buriya ako ugerageze ukoresha imodoka yawe urumva guhora nkusiga ku nzira buriya ntabwo ari byiza amasaha bakuze umwana w'umukobwa urumva nawe ugeze mu kigero cyawe ushobora guhura n'ibibazo hari iwawe mu rugo sibyo birumvikana ukoresha imodoka yawe ubundi se ifite ikihe kibazo hari imodoka yanjye rero yabuze PS bari gushaka gushyiramo yapfuye biransaba kuyitumiza hanze niyo mpamvu rero ubona bisa nk'ibiri gutinda ariko mukanisha ari kubikurikirana vuba cyane biraba byakemutse. Ariko urakoze kumpa kare ntagiye mu gihe rwose gifite ikibazo nge nzajya nkutwara urumva ntabwo nagusiga dutaha muri quartier zimwe ntabwo nagusiga kandi nk'umuntu w'umunyamigabane muri company yacu urumva se ubwo nazasobanura ngo ikimuzehe ntabwo nagusiga rwose none se Makuza buriya se ariko rero nawe hari ibintu mpora nkubwira duhora tuganira nkabona uca hirya kwepa buriya birayi numba nkubwira nta gitekerezo bifiteho tuganira ariko bisanzwe turi inshuti Cadette tuganira ibintu byinshi ibintu ushaka kuvuga ni ibiki oya Makuza ariko turi inshuti nanjye ndabizi nyine ko turi inshuti ariko inama urumva dukorana business ntabwo ngiye mvuga ibyo bintu by'ubushuti urabizi hari ibintu mpora nkubwira buri gihe ntabwo mvuga ibyo by'ubushuti busanzwe ko nanjye ndabizi ko turizo ahubwo wowe ibyo mba nkubwira mba mbona usa nk'ubikwepa uca hirya no hino ura nta kintu uba wumvamo tuganira ibintu byinshi urumva rimwe na rimwe ukabinyuza hariya ukabinyuza hano gutya urumva ni ibintu byinshi ariko reka tuzicare tuganire basi katuzare undi munsi tubiganireho ubu ngubu burije urumva umuntu agomba kugera mu rugo akaruhuka sibyo se oya nyine ntago dutinda n'ubundi urabona turi gutaha amasaha yagiye ahubwo hari icyo ngira ngo nkubwire nyine urabona Makuza rero ufite amafaranga nta bibazo ufite nta kintu ubura nanjye ndayafite nta kintu mbura buriya nta kuntu nyine twahuza imbaraga tukareba ukuntu twakora bindi byigiye hirya tukanagana n'izindi business zindi zitari ibyo muri company twaganira ku bijyanye na business nta kibazo uburyo tugomba kuyagura igomba kuba business ntangarugero mu Rwanda hose no mu mahanga tukambukiranya imipaka ibyo ni ngombwa tugakorana business rwose ukangira inama z'ubuzima busanzwe nanjye hakugira izindi turi inshuti bisanzwe amafaranga se ko tuyafite company yawe uragutera imbere gute ahubwo wowe mba nkubwira nta kuntu twakora n'izindi business zindi zigiye hirya ku ruhande hagati yanjye nawe kubura nta kintu bawumvamo makuru oya nta kibazo na company ushaka gufungura n'irindi shami twarifungura ibyo amashami byihorere bya bintu mpora nkuganiriza buri gihe buriya mpora nkubwira buri munsi Makuza koko reka tuzaganire nta kuntu twahuza imbaraga njye nawe imbaraga turazihuza wazihuje na muzehe wanjye dufite akazi keza dufite company nziza iraperforminga neza yego ushaka gufungura n'indi rwose ngenda gushyigikiye 100% 100% ahubwo good night oya nshaka imbaraga zanjye nawe pana ibyo bintu byo zirahari ndahari nanjye ndahari nshaka ko tuganiranye rega hari ibintu mpora nkubwira ntabwo uba ushaka no kubyumva wowe Makuza buri munsi tuzicare tubiganire ya bindi mpora nkubwira bura koko nta uri umwana kweli reka tuzicare tubiganire urumva iki amasaha aragiye gera mu rugo amahoro ahubwo
urumva n'ejo ni umunsi nta kibazo turi kumwe turacyari kumwe hari aho ngiye se ahantu ngiye ubitekerezeho neza nyine tuzicare tubiganireho neza ariko hana kunyuza hirya no hino mba mbona utabyumva nyine oya good night kabisa good night urare na sweet dream good night too see you at work tomorrow Dina bimeze bite maze iminsi muze mu kazi ntiduheruka no kuganira tumaze igihe nzawe tubisikana usohoka ninjira tubisikana wagira ngo ntitubana muri iyi nzu shaka ko tuganira iki ariko ubundi se twabura tuganira iki abantu baba mu nzu imwe twabura ibintu tuganira koko n'ukuntu tuba tudaherukana gaho mbwira nta kibazo muteze amatwi Dina rero numvaga nakugira inama wakwihanganya ugashaka akazi ugashaka ugakora nk'abandi bana ubwo uzajya uhora wirirwa hano buri munsi ari ngewe ugutunga kuri buri kantu kose hano muri iyi nzu umuhereza zaba yawe ariko mana Cadette tugira umutima mubi ibiceri byose ufite urabona basi si ukurya gusa kurya nta kibazo ese se usanga ngiye ntashye natetse nyine ujya uhaha ukanateka ariko ni rimwe na rimwe none se kuba udafite akazi uba wumva amaherezo azaba yawe babarira ibyo bintu by'akazi kareka ubwo se ndinze niyo ninanukira kandi nta nkunda kunanuka nirirwa ngenda nkatakorosi no none se reka nkubaze ko ntazahora ndi hano ndi kumwe nawe buri gihe ubwo ni nkusiga nkagenda cyangwa nkishakira umugabo cyangwa se nkigumira muri iyi nzu nkibaniramo n'umugabo wowe uzaba uri hehe Disi umva ngiye ibiceri mfite uburyo mbibona musubizi se nzajya mbishaka n'ubundi mba nkuko nakabayeho udahari akintu byo kujya kuvunika ngo ndakora oya pe wayangana uba uri gukora n'ubundi ufite ibiceri byinshi ufite ibiceri muri iyi minsi ndabizi ko ufite ibiceri byinshi ibiceri bihari nta birahari ariko ntabwo umuntu akora rimwe ntabwo umuntu akora rimwe urakomeza ugakora amafaranga akiyongera ku yandi cyose bakwicara mutoya ndeka nawe nzakora ariko nukuri pe ako aracyari kare reka mbe nyamara Dina ntabwo ibyo bintu ari byo ubu se nituba tutakiri kumwe bizagenda bite nzabihiga n'ubu utabibonye umunsi uzaba utabonye dirusi ngaho mbwira umunsi uzaba uze diru uzajya wirirwa utarihe cyangwa uburare sha n'ubundi sinzi heruka no kunama agapasi wagira ngo nawe ubikeneye noneho hano ari igisaza nyumvira kandi mba mbikeneye se kandi wagira nawe ubikeneye umushyiramo udupasi dushyushye uzahora muri ibyo Dina udupase nta kibazo ariko washaka n'akazi wenda na pasi ukayifatanya n'akazi nzagashaka wana ndeka bugubu banishyuye mu bwonko ngo waro nkwereke umusaza n'umuzungu wabonye undi mushyashya ego mana nyagasani noneho mbese ubwo wariyemeje nta kuri gushaka akazi byararangiye wowe ufite ibiceri wezana ibiceri kuri biceri ufite mfite amakuru ko ufite ibiceri wabonye ibiceri zana kuri biceri nkwereke utuntu twikorera ubundi ngiye nzakora ariko ntugire ikibazo kuzana ibiceri nta kibazo njye ntabwo nakora bwa buzi bwayo ngiye nijya gukora nzakora kandi nzagutungura wezana bya biceri ufite ndabizi ko ufite ibiceri kandi ujya umisha uhisha iki se kandi uhisha iki se kandi Dina uhisha iki mtoto wa bosi ufite amakuru arutayo mfite Dina ngaho mwamenyanye nawe wamenya da ibyo se kandi ni ibiki ntacyo gusa nyine mfite amakuru amakuru ameza atera bosi muri kampani reka ibyo se bikuye hehe kandi ndabizi tunatumvisha bareba ubwo si kagigi kaje kukujajwaho ko nta wundi muntu dukorana muri kampani muziranye nindo barakubwiye magambo babarira bibeshyira karakara mukura mwana aritonda gigisa ndabakemanza muri iyi minsi niyo mbwiye ngo yanyuze hano yarambwiye ngo yanyuze hano ayiswe yaraje kunsuza nyine gadaheruka kumbona kandi uzi ko najya mpfa kwivira mu rugo nibere mu rugo ubwo yakuzaniye utugamba ariko nyine ntabwo ariyo yabimbwiye we twaganire ibisanzwe izo nkuru wazikuye rero banza umbwire nibyo sibyo wabikuye he ahubwo bimbwire ndahitanye nkubwira umuntu wabimbwiye banza ubwire umuntu wakubwiye utugamba mbanze nawe gusa nyine nibyo usigaye werekwa noneho usigaye usa ibice
Narutse no kureba kuri konti yawe utanakina rero. Ari amafaranga se sinayakazi. Sinkora se? Ntabwo simfite akazi sinkora warasevinze na savinga. Ibintu byose byano mu rugo urabikora urahaha tukarya ukishyura inzu ugakora buri kimwe cyose. Ugira amafaranga akora amafaranga njyewe buri kwezi mushahara yinjira ntabwo zamujyana niyananyemye. Kira uzanamuze nawe basi. Reka ntabirenza ahubwo wowe reka nkwereke. Ndaza kugukubita agapasi. Umunyenga ndawukora nta kibazo. Ushaka umunyenga? Yewe, kimeze biti ngibi bijugunye basi. Ibi bijugunye. Ndamushobora ukundi ubungubu. Yewe, reka mushyire mu modoka wowe. Mushyire mu modoka. Yega. Ariko se buretse. Oya nta kibazo, mera neza tugende. Umunyenga. Bya bintu birakaze rero. Kanze mushyira inyuma hari wa muntu we. Oya, buretse tankoresha sida wowe. Buretse ibintu nkwereke. Nubwo umunyenga neza. Umunyenga. Kaze jyamo hano. Ngo jyamo ngo umunyenga. Shaka ngaho wiryane none. Ndavuze ngo sohoka ujya mu kazi cyava cyane. Gira vuba. Niko Alex, ubundi ryarira. Ubundi sangaye. Ese ubwo uri kubona ubundi wowe? Ndabyutse ngiye mu kazi. Niko, reba ku isaha umbwire. Ni ryari? Uryamye mibiki? Saa 2:30. Oh my god. Saa 2:30 urajya mu kazi ryari? Daddy. Niko, urajya mu kazi ryari sha? Oya mbwira. Urabona utamaze kunanira. Daddy ngiye mu kazi. Urabona utamaze kunanira. Ngiye mu kazi daddy. Ugiye mu kazi, ubwo se uragira mu kazi sangaye? Urasobanura gute? Ndasobanura boss. Izi ni ingaruka zo kuba urara mu mayoga. Ntabwo naraye mu mayoga. Ntabwo ari mu mayoga. Vuga twumva. Iyo mu ufite ni iki? Ntabwo naraye mu. Usigomwe n'ibitari? No, ntabwo nkwi bitari. Usigomwe n'ibitari? I don't have. Kai ntabwo mbasha. Umva mubwire. No, I don't have. Umva mubwire sha. Ari undeba gutyo ukagira ngo I don't have drugs. Ntabwo tungana nge ntabwo ngana nawe. Daddy ntabwo wangigira, daddy ntabwo wangigira. Ntabwo nakugigira. Daddy ngiye mu kazi. Basi ntabwo nakugira ute sha. Basi wanditse. Ntabwo nakugira ute. None yimbwa de. Urayibona? Haguruka ujya mu kazi gira vuba. Gira vuba mu kazi. Haguruka gira vuba. Gira vuba ujya mu kazi. Ese muri mubi? Reka umwana ariko, reka umwana. Si uyu muhungu wawe. Ubu se uramuhereza mu kazi umaze Si uyu muhungu wawe utajya wumva. Kubera iki muri kurwana muri iki gitondo? Ubu reba amasaha. Niko, Saa 3 zigeze atarajya mu kazi. Bimeze bite? Aza nkubita. Ariko igihe cyose ni induru. Aza nkubita. Atari umworora. Atari umworora. Nitubana hano mu nzu sije nawe tumureba. Atari umworora. Nije nawe tumureba. Simvuga ukambuza kumuhana. Aza nkubita ngo nijye mu kazi. Kandi njyewe navuganye na boss ko igende yagire nta kibazo. Ariko igihe uri bugere nta kibazo wowe ni upanga akazi ka cyane boss ugapanga.
ibyo bintu ukora amafuti usiga ushaka kugana kwawe umva mubwire ibi bintu byose niyo wabiteye ntabwo ari jye ni mama we nawe umurera abaje ndabyumva ndise ariko inshuro nyinshi najyaga nshaka umuhana ukabyitambika rero aho bigeze njye nta kintu uyu muhungu wa aje ambyutsa ambwira ngo nijye mu kazi ngo amasaha yageze yego yageze ariko navuganye no ku kazi ariko nawe uri mu makosa Alexis none sinakoze ntabwo umuntu abyuka saa 2 n'igice ngo ajye mu kazi ntabwo ariyo masaha yo mu kazi saa 2 ariko ndababwira ko narakubwiye ngo niwumva papa wabyutse ajya muri dushe nawe ujye ubyuka ugende muri dushe witegure icyo kiba cyageze ku meza mu gitondo ukerezwa n'iki nyamara abanza papa wangiye kuzumva ibintu ambwira akundi uratsenga gikubita oya waratsenga gikubita yagezemo ntabwo ari cyo gukubita uyu igihe yagezemo se nicyo kuganirizwa uyu ni umwana amaze kuba mukuru ngomba kumwana yarize ararangiza afite akazi wareka nkamukubita njye nta kintu nakoze njye ndajya mu kazi kandi karakorwa mami karakorwa sangahe abandi bakozi bagenzuwe ntabwo bamaze kugera mu mirimo yabo karakorwa Alexis wambabariye ko ukajya kuri gahunda akabagabo barabona ko wambabariye ukumva ibyo papa wakubwira Asaba imbabazi na sari ko ndabona iyo nabyaye nazi wingana nayo Daddy please forgive basi ndajya mu kazi nkuko bikwiye ariko uyu munsi natinze kubyuka kubera impamvu wahamagaye shobuja ntamamagaye mwavugaye ngo iki ntamubwiye ko ndi butinde kujya ku kazi ariko mbabare ntabwo nzongera aho urabona utigize imbwa nikosha se kandi umwana asabaye imbwate urabona utari neza utatunaniye uzi ko usebeje umuryango burara runuka itabi uraza ugwirirana nijoro bizashira Dade ntabwo nk'itabi uzi n'ikindi ubwira umuzamu ko nazajya arenza isaha ya saa 1 ntakajya amufungura ajya areba yarara wabyumvise ntabwo ibintu by'ubusinzi mbikeneye muri runo rugo ntabwo mbikeneye ntacyo ndavugana na boss wawe ndewe uburyo mvugana nawe areba uburyo yakubabariramo ariko ubu businzi ufite ariko nawe uraza kumbona pe ntuzongere ntabwo nzongera kuko nta mpamvu ibi byose ndakeka nawe biteye jya kunywa icyayi ujye mu kazi itonde umunyenga se munyenga umva buretse umva se mubwira umva ibintu nzabishobora mukabyara mama aranyica arampa bene wacu umva se ushaka umunyenga se ushaka umunyenga ngwino nkwereke umunyenga ngwino nkumvisha umunyenga ngwino umunyenga ahangaha buretse oya buretse ntabwo ari ahangaha ndaje nkwereka ahandi urabona nze manze mfungeho bino birahura aho buretse tonde mfunge ibirahure nze tugende njye kwereka undi munyenga sibyo oya buretse akana gaki buretse munyenga ngo umunyenga ndaje ngo undi munyenga wowe oya ahangaha ihorera ngwino nkwereke hari ahantu hari umunyenga usuye umuntu bamuroze iminyenga noneho umva hari ahantu hari reka tugende nkwereke hariya
nta kibazo rwose twahageze munyenga ndawuguha nta kibazo niko izi nduru numva ni induru nyabaki ni umuntu nyine ufite uburwayi bwo mu mutwe ngiye gufasha ndi kubona si wanyura ku muntu nk'uyu nguyu ukamwihorera mama umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe umunzanira mu rugo nkande